Hello guys, miss myinshi sinarukaga hano kuri Kit TV show, ariko noneho ndaje kugira ngo nongere mbagezeho amakuru abagezweho, amakuru y'ibyamamare, amakuru ashyushye kandi atokombeye. Nkuko mubibona rero kuri screen, nkuko muri kubibona umuntu tuje kuvuganaho nta wundi ni Marina Deborah. Hey, muri kubona dufite ifoto igaragaza Marina, ubwambure, amabere iki, ariko noneho ku munsi wa none tuje kubabwira ku kijyanye n'ikintu cyase n'inkuru iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ubwo ni kuri Twitter, aho bavuga yuko uwitwa Marina yaba yarabagishije n'amabere nyuma yo gukora surgery y'ikibuno. Ese koko Marina yaba yarabagishije n'amabere? Ku munsi wa none rero nibyo ngibyo nje kugira ngo tube twavugaho. Mbere na mbere rero reka suhuza inshuti zacu, abakunzi bacu baherereye mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'abadiaspora bajya badukurikira. Ku munsi wa none rero reka tuvuge kuri iyi nkuru. Ni inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane, ni inkuru na nyir'ubwite yaje akagira icyo abivugaho. Ibyo byose nibyo nje kugira ngo mbagezeho, mbabwire se Marina we abivugaho iki ku bikomeje gucicikana. Nko mubibona kuri iyo foto, bisa nkaho amabere ya Marina ariho ibintu by'ibikovu, twavuga just urabona nka kwa kundi umuntu iyo yakomeretse bakamudoda, ziriya ndodo uburyo ziba zimeze nkaho zishushanyije ku mubiri, mbese usa nkaho wikunje ukuntu. Rero ibyo ngibyo ntibyaje kuba byagaragara ku mabere ya Marina. Ni mu ndirimbo yari yakoze, ni indirimbo imaze iminsi 6 igiye hanze. Iyo akaba ari indirimbo yitwa Ndarahira. Ni indirimbo nshyashya rero ku bakunzi ba Marina, mujye kuri platform yiwe, kuri YouTube channel murayisanga. Ni indirimbo yitwa Ndarahira, ni indirimbo imaze iminsi 6 nko nayivuze igiye hanze. Rero muri ayo mashusho y'indirimbo hari ukuntu witwa Marina azamura amaboko, then amabere ye akajya hanze. Yajya hanze rero ibyo ngibyo niho muri buze kubisanga, aho abantu benshi murabizi yuko rwose aba-influencer turi hanze tuba dukanuye amaso, buri kintu cyose tuba dusotora, tuba tuvuga. So rero ababashije kubibona bwa mbere nibo bahise batangira kubikwirakwiza, bare screenshot, batangira kubikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ngubu inkuru igezeho kuri Twitter, inkuru igezeho ishyushye, niyo nkuru ivuga ku bijyanye no kubagwa amabere kwa Marina. Murabizi ko mu minsi ishize nibwo witwa Marina yagiye muri Nigeria, agezeyo ararwara, aho byavuzwe yuko yari yagiye gukoresha surgery y'ikibuno, ariko we abinyujije kuri YouTube channel y'uwitwa Irene Murindahabi yahakanye yuko atigeze akoresha surgery iyo ariyo yose, aho we avuga yuko kuba just afite ikibuno kimeze neza ari igitoki yahawe n'umubyeyi we hariya rwose kwamagana amata no kuba ari imfura cyane. So nibyo ngibyo byabashije gutangaza, aho yaravuze yuko byibuze niyo n'icyuma, tuvuge yari nko guhata ibirayi se cyangwa ikindi kintu, icyuma kikamukoraho we ahita yumva mbese apfuye. Ibyo ngibyo rero bikaba byatuma atajya gukoresha surgery, kuko niyo yumvishe ibimuvugwaho by'uko yakoresheje surgery bimutera trauma. Iyo niyo nkuru rero iri hanze, ariko nyir'ubwite nababwiye ko ndaza mbabwira icyo nyir'ubwite ari kubivugaho ku bijyanye no gukoresha surgery y'amabere. Witwa Marina ahakana yuko atigeze akoresha izo surgery zose bamuvugaho, ariko nanone akongera akavuga ati niyo nabikora umubiri n'uwanjye. Nta muntu ucinzwe, nta muntu ukwiye kuba yagenda ngo narame hagira ute. Ariko nanone nkaba nagaruka mvuga ni Marina, rwose urabizi ko turakwemera, uri icyamamare. Rero umuntu wese uri ku mihanda, nta muntu utavugwa kuri no mihanda. Ibyo ngibyo ni ukuri. Iyo ngiyo niyo nkuru mama. Witwa Marina we rero yahakanye yuko atigeze akoresha surgery n'imwe, avuga yuko yagiye akarwara
kurwara, yego yari yagiye muri Nigeria, ariko kuba yaragiye muri Nigeria akaza yarananutse kubera kurwara, mu nda zeru, ikibuno kikaza, we avuga yuko ibyo kubyibuha we iyo abyibushye mbese abyibuha agombwa kuba habyibuha. Nicyo ngicyo nyir'ubwite bitangazeho, ayo niyo makuru yaragezweho, niyo makuru agezeho kuri Twitter. Murabizi yuko hano kuri Kids TV Show turaza tukabagezaho amakuru agezweho, amakuru y'ibyamamare, amakuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ciao.